Yes, everything gonna be fire. Nitwa Mwabatinya, nitwa Pota Wakwetu TV. Kandi subscribe kuri YouTube channel yacu. Nimugere biko mubiduhaye. Ni video yacu gire birangire. Presence uwarusomye series episode ni ya 6. Hakunino. Wabonye uyara mukuru bana arani wo twayirutse mu cyumweru gishize. Mu cyumweru gishize. None se mana wabona uzamenya ubwenge ryari? Uzamenya ubwenge. Atahita duke. Tugomba kwigira ngaho nta kintu njyewe dupfana kugira atazadukeka. Uko dupanga. Bari gupanga gahunda. Hakunino. Nuko dutangiye episode yacu nitwa Pota Nkuba. Ahubwo mvanga bwire. Bari nkubwire yego. Kira cyana cyaje gishobora kuzatubanga. Warwana rusatubangamira ibipango yacu ndabibona. Kandi wa mugani bazorera guta umwana wabugira. Ko rutatu bigenze ute? Ngabikunu rero turi bigiye. Aba batiraho dore boss ngo yinjire we. Ese sha. Ay gadata we gata boss nukuri ko wangegera we. Ay tamwera rwose we. Barushi batita karagi. Nurushi rutishira. Ego komana nurushi ntaga rwarundi bitakaragyoya. Nurumwe rutisha. Wangegera we gute ngubwire ngo ukora ibintu kansuzugura. Bahindura gahunda uranyumva. Singana nawe. Upfa we mwabyana. Ubu ntago mbizi. Ikuma muri bo nanjye ntabyo nzi. Samushondana umva ahanga ntago ariho baza gukinira imikino. Uyu disaze ngo baba bari gutongana barwana. Nimba mushaka kwirirwa mu Rwanda. Wumve Muzajye kwikosi muzaba polisi cyabasi. Kandi bamabwire munyakatari wanyu muranyu. Ariko kino ntago ari kwa amenyere kandi ukira mubwira kamenye. Njye mukuru se. Uzamumburiza umwana ajya amenye. No. Niba nkubwiye ngo urakora akazi ntago ndi umukozi wa so. Ukorora nk'abaruwe mu ifamu. Musohotse mu nzu muva ko mugiye mu kazi. Are mwese mujye mu kazi kanyu kandi ibyo urese jye mu kazi ugiye kubibona muranyu. Asohotse mukweshebana Mwese mu kazi. Nimba adashaka gukora akazi abanaze yanko karanye aha ntago ndi umucakara. Nimba mwaza no kurwana ahangaha musajye kwikosi. N'abapolisi cyangwa abasirikare murunyumva. Uyu mugabo byaramubabaje ko ibyana biri gukinanuka ko cyangwa ibyana. Twagiye ku kazi ku kazi iki kinyura hasi ko bafite n'amashagaga do abagahutaza do urebe kandi baravukana abana umupango ufite twebwe turawuzi baje kwihorera bizagenda bite umva babihunga umukiza umva ngakora charangasha urabona ko hano rero urabona rero ibipango yacu igeze ku tugiye kumwandikira message y'ibintu yakoze akubwo turigira atatuzi turavuga ko iyo message nta muntu turugandika ni message twandika nimero zitazi bagiye kumwandikira message umbwira ati wa mugabo ibintu wakoze kakwede icyo ni kiganda wari buryo warasaze Jane ifite umupango ibyo ntabwo bifite umupango kuntu message iramugeraho ibiri ntabwo bikureba message iramugeraho gute rero kurikira filime yacu ni episode ya 6 bereza ni ya 7 rebe hakunini ukona tutari kuzisora byihuse nawe duhereza inkungu kandi subscribe na video jure birangire iyo downloadinze twe ducika urutege kuko nta nyungu twadufitemo urebe hakunino dore bihunga umukiza aba baginga bashiramo babihunga umukiza yagiye we Cobra wa mutwe we buretse ariko nandika n'ibindi ubwo se agenda buretse ku mururumba wawe ariko ugingo uzana filime rimwe muri abancumuje undi Cobra mu muna we zitarabwinkwereye hakunino apo ndabona imugezeho message yagiye message yereje kurinda uyakira abona message we ko telefone iremereye ra se yabarinda unyibutsera indukanza kanyenyeri ako mwaba diaspora mwe namwe mushaka kuduha tip rero mwabikora ugakanda kanyenyeri nimero yanjye ushaka kumereza tip nk'umuntu ayisohane neza ni 785863366 usubize inyuma byumva uyakira aha yarumiwe nakoze mu mbere y'imyaka 16 mama we bamwandike message ati iyo amahano wakoze imbere y'imyaka 16 nakoze ikise kandi uretse ko nabyaye umukobwa wanjye kanceceke mu byiyumvire ngo barabishyira hanze yose kandi ninde ko ndari nimero gusa nutagira icyo ukora byose nzabivuga kuko ndabizi niwe wishe mukuru wawe ugamije kumutwara ibye byose none umuryango we ugiye kuzapfa usembera nubwo witwaza kurera umukobwa we hayinga we waranzi pe mama we uyu muntu aramuzi rebe akomeza hasi message iracyakomeza gusoma yikangamo yikanze iki
nimba ushaka amahoro wumve udashaka ko mbishyira hanze ye kagira inkuru unyohereze 500 yose yakora iki Kagango narigenje ngahora nakubwiye ngo amaraso ni ikintu kibi Kagango ibyo nakoze myaka 16 ko bigenda kose aya mafaranga mba kuyashaka nkayamuha nukuri pe ako kantu kandi amenye ibyo nyina nakagavuga kabimenya Kagango narigenje ntabwo na Sabrina abimenye kandi azikatabizi kandi Sabrina naje kumyorera bintu birakunda Katrine babiraza gukunda aba nimba ari bohereje message nimba byagenze bite nanjye nago mbizi urebe gusuraza gusobanukirwa nta mayibera arimo ubwo ugiye urabarateguye neza cyane cyeditinga neza muri yakonse tuvugana umukino watangiye umukino watangiye mama we mugore yaje kwihorera sinakugera episode ya 6 mbakubitani ya 7 sister tugende ndende ibyo birakunda Kagango narigenje arayankuramo pe nawe yatinye kose reka nyamwereze kuri telefone nubundi amafaranga umumaro wayo no kukurengera mu byo nabyo byose oya ntago nabyemera uko sagiye kuyohereza kanyamwohereza ari umugabo agira umutima mwiza nubwo byamucitse akica mukuru we abona agira umutima mwiza agiye gutohereza n'amafaranga sha do akanda akanyenyeri bavuga ngo nkandi akanyenyeri kohereza aba diaspora mweme ko mwakansa akanyenyeri n'ukuri nimero uraza kohereza kuri order limit ni 0788 noneho ibi tukanabivugurura tugakora n'ibindi byiza birenze ibi hey ko mfite ibanga nyine kanohereze nta kundi wa mugabo agiye kohereza amafaranga katorore mararata ba diaspora yego nyine aravuga ati aya ntago nabura kapfe kumwohereza nka $100 kombye dolari ntari bina wanywe ka fanta ibinde wa mugabo yo yisohereza amafaranga uyakira kumbe mama we harundi amafaranga akanyenyeri kagezeho urebe kiwe 500 byose ibihumbi 500 kumba rubyakira uyu mugabo ahuriye na 500 cyangwa amafaranga yayobye gusa twubushe ko ati nubwo nakavuga ati umugabo bita Mike yabatuye muri uyu mudugudu wacu ntabwo hatuye hari umugabo witwa Mike akire message urabizi kamite mbimubwira ajye kwibwira nde mama gwe umuhungu nyine ubona ko ari nuza ari bajene niki rekanye kandebera kamumenyesha ajye kumenyesha inkuru nziza urebe izi note turazikenyeraho pe halo hakuno yarahamagaye yego turabumva karame ni kakogwe mu cyaro bitaba karame nuko bitaba cyangwa ko yego runako ngo yeshe ko wa mupango waciyemo rwose umupango waciyemo ngwa wa mupango wacu waje kwa wacamo akwemeye rwose ariko ati ndakwemeye ya mafaranga yayohereje yose nta n'icyo 5 cyabuziho mama we kuko babana babyemeje ko twe dushaka amafaranga kandi turayamushakamo amafaranga watangiye kuyegera umupango wacu uciyemo ati wa mupango wacu noneho birarangiye waciyemo biraza kugenda bite ni episode ya 6 dufite ari ibyacu uri cyangwa natwe ngo dutangire urugamba rwacu aba nabonye amafaranga baje kwihorera imitungo yasabagiye kuyisubiza bizarangira bite nziza ahubwo okay tuzahura tubivugane naribi sabwo tuzicara uri no kungura nk'agapetu kuntu jya mbyumva nabasinze ariko kuko nanjye mba nkijijwe ndabatereka reka ntago nabimwe uyahita avuga kuri no umukobwa wanjye Leya ngiye kumutuma mpite mutuma kuri Rukawuza gereka mutume bundi kuri Rukawuza muramuzi wa mugabo umufasha kwicara agiye kumushyira amafaranga nibyo Leya ayo mafaranga igiye kumushyira nayicyo mugabo umufasha kwica abantu kuri Rukawuza umva rero ngiye gutuma kuri Rukawuza bakiri kuvugana barakwereka Regis musaza wa Sabrina yaje arabyumva ku meza ujye gufata agapapuro ku meza ugashyire mu cyuri butware sinzi aho urakabika wumve urumva yego rwose za Rukawuza uramuhamagara ndakurangira uramusanga aho amuhe n'amafaranga yego rwose gera uramuhamagara hanyuma umuhaye amafaranga ndaba naguhaye sawa agiye kumwereza ngo agapapuro n'amafaranga gira vuba bandanya ntabwo ndabasha kubona nyine iki sawa gira vuba Rukawuza agiye kohereza agapapuro
nimero. wumve agapapuro kariho ngo nimero ni iki? Ibi bintu nanjye ntabwo mbizi. Aya mafaranga yihutirwa ugiye guhereza mugamufasha kwica abantu ninde? Ntabwo ari sura y'inzuzu ni Rukawusi wa muntu ndamufashije kuba yagambana mukuru we. Ndaje dukomeze na episode ya 7 nitwa Nkuba Batinya Pota. Filime zanjye zindi ziri kuri YouTube channel nitwa Nkuba Media.